Muraho neza, ndabashuhuje cyane abo tubana kuri Health in Life nakagaruka, aho muherereye aho ariho hose mu mpande zitandukanye, ndabashuhuje cyane mukomeze kugira ibihe byiza, abatamerewe neza komeze kwihangana, kandi mukomere, twizera ko biza kugenda neza. Ndagushimiye cyane rero wowe tubana umunsi ku munsi, igihe tuba tubonye uburyo bwo kongera kugira icyo dusangizanya, ngushimira gukomeza gukurikira, ariko nkurarikira no gukora subscribe, gukora share, comment ndetse na like kugira ngo dukomeze dusangize abandi ndetse tubane na benshi ku buryo bushoboka. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ngingo ivuga ku bijyanye n'umutwe udakira. Umutwe udakira, abantu benshi cyangwa se abantu bamwe na bamwe bagira ikibazo cyo kurwara umutwe udakira. Nashatse ko tugakomozaho kuko ubwashize twari twavuze kuri stress, ubwo nagira ngo dufatireho byibuze aka kantu k'umutwe udakira tugakure mu nzira, hanyuma tubone gukomeza na topic twari twavuze ko dushaka kwibandaho muri iyi minsi, ijyanye na stress, ijyanye na depression, kugira ngo tubive imuzi hanyuma bitambuke. Hanyuma rero kurwara umutwe ni ibintu ubundi bisanzwe, kandi bishobora kugera ku muntu wese. Akenshi usanga kurwara umutwe ni ikimenyetso cy'uko mu mubiri hari ibintu bitagenda neza. Nawe se iyo urwaye malariya umutwe urakurya, warwara typhoid bikaba uko nguko, urwara ibicurane umutwe ukameneka, warwara amaso bikaba uko. Uyu mutwe nyamara icyawuteye iyo kigiye akenshi nawo urakira, gusa kuri bamwe barwara umutwe witwa kudakira ndetse bakabana n'ubwo buribwe igihe kinini. Umutwe udakira ushobora kwizana nk'uko ushobora no kugira impamvu yihariye iwutera, nk'uko hano tugiye kubireba. Ukibaza uti se ni iki gitera uyu mutwe udakira? Akenshi impamvu ya mbere dushobora kuvuga ni ukubyimbirwa cyangwa ibindi bibazo bifata imiyoboro y'amaraso iri mu bwonko, ndetse hakazamo na stroke, cyangwa kutagera kw'amaraso ahagije mu bwonko kubera udutsi twipfunditse cyangwa se twanaturitse. Izi mpamvu turimo tuvuga ni impamvu zimeze nka rusange, abantu bose bashobora guhuriraho, nubwo turi buze kubona n'impamvu z'umwihariko. Iyindi mpamvu ishobora gutera umutwe udakira, turavugamo indwara ishobora guterwa na microbe nka mugiga, turavugamo kandi gutsikamirwa kw'imitsi yo mu mutwe, turavugamo ibibyimba ku bwonko, tuvugemo no gukomereka k'ubwonko cyangwa se ahazengurutse ubwonko. Rero akenshi gusanga gukoresha imiti y'umutwe cyangwa se ububabare kenshi nabyo bishobora kugutera kurwara umutwe ubwabyo udakira. Niyo mpamvu ubu akenshi uba udakwiriye kuyifata iminsi irenze 2 mu cyumweru cyangwa se iminsi 9 mu kwezi. Rero kurenza izi nshuro ufata imiti y'umutwe cyangwa se biriya binini bishobora gutuma nabyo ubwabyo uhorana uburwayi. Abantu benshi barwara umutwe, waba umukozeho gato agahita afata ikinini, umukozeho gato akaba afata ikinini, ariko ntabwo ari byo. Ahubwo ukwiriye gufata byibuze imiti y'umutwe byibuze 2 mu cyumweru gusa, cyangwa se iminsi 9 mu kwezi, kuko iyo ukomeje gukoresha ino miti nabyo ubwabyo bishobora kugutera kurwara uno mutwe udakira. Nyamara kandi nanone nubwo twavuze ibitera umutwe udakira, ariko hari izindi mpamvu zisa nkaho zihariye
kuko urumva tuvuze ibijyanye n'indwara cyane cyane mu bwonko n'icyo, ariko hari izindi mpamvu rusange ariko zijya kwiharira, ushobora gusanga kandi nanone zitera umutwe. Ni ukuvuga ngo impamvu ya mbere iratangaje cyane, ariko uzasanga akenshi abantu bakunda kurwara umutwe ari igitsina gore cyane, yego. Hanyuma rero niyo mpamvu impamvu ya mbere ari ukubura igitsina gore. Ni ukuvuga niba uri igitsina gore ufite ibyago byinshi byo kurwara umutwe udakira. Impamvu ya kabiri, kubura umutuzo cyangwa se kubura amahwemo igihe kinini, kudasinzira neza byibuze amasaha nk'arindwi ku munsi ku bantu bakuru, kugira agahinda gasaze, cyangwa se kugira umubyibuho ukabije, kugona usinziriye, gukoresha ikawa cyane nk'uko twanabibonye, no gukoresha imiti y'umutwe kenshi cyane nabyo bishobora kugutera guhorana uyu mutwe udakira. Ni ukuvuga ngo abantu bafite ibyago byo kugira agahinda gasaze, cyangwa se kubura ibitotsi, umunabi, kubura amahwemo n'ibindi bibazo binyuranye bifata imitekerereze, nabyo biri mu bitera cyane uyu mutwe. Niyo mpamvu rero niba ufite umutwe udakira, urebere muri izi mpamvu, urebe uko bimeze, urebe ikibitera. Buriya umutwe nujya kuwuvura, ni byiza cyane ko uhera ku cyawuteye, ukamenya ngo uyu mutwe nawutewe n'iki mbere y'uko ntangira kuwuvura. Ikibazo kiri mu mitekerereze, ariko urashaka guhita ufata ibinini. Ni ikibazo, ni ibintu ukwiye kwitaho ukamenya impamvu urwaye umutwe, bityo ukamenya n'uburyo noneho watangira kuwuvura. Ni ukuvuga ngo ntiryari noneho usabwa kuba wajya kwa muganga kugira ngo ukemure iki kibazo cy'umutwe. Usanzwe rero niba umutwe wawuza ariko ukijyana, ntabwo ari ngombwa kuba wajya kwa muganga. Niba umutwe wawuza bari kukongera ukikiza, ntabwo ari ngombwa. Gusa hari ibindi bimenyetso bigendana nawo bigusaba guhita ujya kwa muganga, kuko gutinda byaba ari ukwiyongerera ibyago n'ibibazo. Ari byo dushobora kuvuga kurwara umutwe inshuro zirenze 2 mu cyumweru, gufata imiti y'uburibwe iminsi myinshi, kuba igipimo gisanzwe kitakikuvura bikagusaba kurenza igipimo ngo wumve worohewe, umuntu agafata ikinini kimwe akongeraho ikindi, bimwe twavugaga, wowe uba ukwiriye kwihutira kwa muganga, aho koroherwa ukumva uri kurushaho kumva uburibwe, n'indihaguzi no kumva uremerewe cyane mu mutwe. Byose ni ibintu uba ukwiye kwitaho. Kuba umutwe udashobora gutuma ubasha gufata ikintu ngo ugikomeze, ugatangira gususumira, ukagobwa ururimi, ukadidimanga, ukagira ikizungera, ndetse ukumva nturi kureba neza. Ni ukuvuga ngo izo ni impamvu zikubwira ko wowe ukeneye kujya kwa muganga mu buryo bwihuse. Hanyuma rero reka turebe noneho ni gute ushobora kwirinda uno mutwe. Ni ukuvuga ngo ukwiriye kwirinda ibikongerera umutwe, muri za mpamvu twavuze zibitera. Ukwiye kwirinda, niba ari iyo miti yifate neza nk'uko tubivuga, niba biri ngombwa yuko ujya kwa muganga jyayo hakiri kare, hanyuma kugira ngo wirinde ko umutwe wawe wagukomerera. Irinde gukoresha imiti cyane, yego, usinzire bihagije nk'uko twabivuze ku muntu mukuru, yibuze amasaha 7 cyangwa 8 ku munsi, kandi ukamenyera no kuryama ndetse no kubyuka ku gihe kidahinduka, nabyo ni byiza ukabizirikana. Ntabwo ukwiye kwibuza kurya, ukwiye kurya ku gihe amafunguro, by'umwihariko ukitwararika gufata ifunguro rya mu gitondo, kuko riragufasha
kuri iki kibazo. Ikindi, kora siporo, gerageza gukora siporo. Siporo ni ingenzi cyane. Hanyuma rero noneho ku bantu by'umwihariko bagira ibibazo bya stress, ibibazo by'agahinda nk'ako gasaze, ni byiza gukora siporo. Noneho by'umwihariko ukaba wakora siporo nko koga, gutwara igare, kugenda n'amaguru. Ni nziza cyane kandi ntabwo zivunana cyane. Ikindi ni ukugerageza ukarwanya stress. Nabyo biragufasha kugira ngo ube utarwara uno mutwe udakira. Ikindi ni ukugabanya ikawa, ukareka kunywa ikawa nyinshi nk'uko twabibonye, kuko ikawa nyinshi nayo ishobora kuba ikibazo, ku bijyanye n'indwara y'umutwe udakira. Ngayo nguko rero nibyo dushobora kuvuga kuri iyi ngingo ijyanye n'umutwe udakira uzengereje abantu benshi. Ariko ikintu cy'ingenzi dushobora gukuramo kandi gikomeye cyane ni ukumenya impamvu itera umutwe, akaba aribwo utangira gutekereza uko uwuvura. Ushobora kuba ushaka kwirukira gukoresha imiti nyamara ikibazo atariho kiri. Bityo rero ni byiza cyane ko ukoresha uburyo bujyanye kandi buberanye n'icyo ukwiye gukora. Ngayo nguko rero nakagaruka. Mwakoze cyane kubana natwe. Reka duhure ubutaha, noneho twinjira mu ngingo zijyanye n'agahinda gasaze, depression. Ni ikintu kituzengereje cyane mu mbaga iri hanze hano. Abantu bafite ibibazo byinshi cyane, ariko guhangana n'iyi depression ntabwo byoroshye, by'umwihariko umuntu umwe gusa. Mu gihe tudafite n'ubushobozi buhagije bwo kumenya ngo ese turakura hehe abantu b'abajyanama mu bijyanye n'imitekerereze, dore ko biba bitoroshye, bifite igiciro kitoroshye nabyo ubwabyo. Ngayo nguko rero, mukomeze kugira ibihe byiza. Imana ibarinde. Nakagaruka, turi kumwe. Mwakoze cyane kubana natwe. Naho ubutaha.